ku gihango dufitanye n'u Rwanda turinde ibyagezweho mu bumwe n'ubwiyunge twimakaze ndi umunyarwanda. Nkuko bisanzwe rero reka mbaha ikaze ni Zara magazine ukomeje gukurikira. Nkwibutsa ko gukora subscribe nicyo kintu cyonyine cyagufasha kuba uwa mbere mu kugerwaho n'ibiganiro byacu bitandukanye, ibiganiro byiza tugenda tubagezaho, aho tugenda tuganira n'abantu batandukanye, barimo abanyempano, barimo ibyamamare, barimo abantu bafite ubuhamya butandukanye ndetse n'ibindi bitandukanye bigamije kubaka sosiyete nyarwanda. Njyewe ndiremera Gaeta nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero muri kano kanya ngufitiye umuhanzi, ngira ngo nk'uko mubibona yatangiye no gukora mu mirya. Niwe tugiye kuganira, turamenya byinshi kuri we. Yagiye akora indirimbo mwagiye mukunda ariko mushobora kuba mutanazi yuko ari we. Tugiye kuganira rero mumenye byinshi kuri we, byinshi kuri uyu mugabo twicaranye. Amakuru wa mugabo we? Namahoro. Umeze neza? Ndashima Imana. Ngira ngo wenda hari abantu bari kudukurikirana kuri Zara Magazine TV ariko wenda bakubonye bwa mbere cyangwa se batakuzi cyane cyane yuko udakunze no kugaragara mu mashusho. Ninde turi kumwe? LIMU. Yego. LIMU ni nk'izihe ndirimbo wenda wakoze wavuga abantu bakayita bakumenya bakayita avuga ati kumbi ni wowe? Ni indirimbo nyinshi bagiye ngira ngo bumva indirimbo zivuga kuri gahunda ya leta, ariko ntabwo arizo ndirimbo nkora gusa. Nkora n'izindi zijyanye n'urukundo, ubuzima busanzwe. Ngira ngo mu ndirimbo ya mbere mbazaniye indirimbo yitwa Uragiye, ivuga ku buzima busanzwe, itandukanye n'uburyo abantu bumvaga izindi ndirimbo zanjye. Wenda nk'izo waba warakoze mbere yuko tujya kuyo wasohoye, izindi wakoze wenda nk'abantu bamenye ni nk'izi? Indirimbo abantu bamenye ni indirimbo yamenyekanye cyane twa dukomere ku gihango. Wadukoreramo tukumva. Dukomere ku gihango dufitanye n'u Rwanda turinde ibyagezweho mu bumwe n'ubwiyunge twimakaze ndi umunyarwanda. Dukomere ku gihango dufitanye n'u Rwanda turinde ibyagezweho mu bumwe n'ubwiyunge twimakaze ndi umunyarwanda. Ngira ngo wenda mwayumvisha abayikunze mutari muzi yuko ari LIMU wayiririmbye, ngira ngo mwabyumvishe. Wenda usibye dukomere ku gihango haba hari nk'indi ndirimbo uvuga ati wenda nk'iyo ngiye mu bitaramo cyane kuko ari ibitaramo byinshi, abantu wenda banyereka ko bayishimiye kugira ngo wenda dukorere mu mirya? Ngira ngo indirimbo numvisha abantu bakiriye cyane cyane ko aho nagiye ndirimba henshi naririmbiraga urubyiruko. Muri iyi minsi ni indirimbo nshyashya nyine Uragiye, niyo naririmbaga, ukabona nyine abantu baribaza niba umuntu waririmbaga indirimbo zijyanye na gahunda ya leta ashobora no guhindura akaririmba indirimbo zivuga ku buzima busanzwe bigakunda. Ubundi ntabwo bikunze gushoboka, ariko narabigerageje kubera ko mafite nyine abantu bangira inama, barambwiye ngo ngerageze nyikore cyangwa nzikore. Nyikoze numva bayakiriye neza. Mbere yuko wenda tujya ku bindi bibazo byinshi ndikubaze, ndashaka kubanze uturirimbire kuri Uragiye abantu bayumve kabisa, atari ukutubonja. Turarebana mu maso nkumva mfite isoni n'ikimwaro, nanyuze ku gasantire sanga y'abagabo n'akantu, mbanza gufunga umutima ndiyorobeka barampamagara, bati ngwino izi zose zirishyuye, bati kandi na mucoma ari tayari kutumara inzara, bati kandi burya umugabo n'uwivuga imyato mu bandi bagabo, umutima utitaha uwundi nawe turabuhomba. Ninywera agacupa ndakamimina ndagafiningiza, nikoze ku mufuka nibuka ko nari mvuye mu karaka. Nimunywemo amafaranga arahari ibyo ntaribi, nimunywemo amafaranga arahari ibyo ntaribi.
anje ubwo narigiye gushyiraho imirongo yose mwabyumvishe ni indirimbo nshyashya ya LIMU yise uragiye. Indirimbo navuga yuko abantu muri iyi minsi bari gukunda, ariko se tubwire nk'umuntu winjiye muri muzika, winjiye cyane mu ndirimbo zifite aho zihuriye n'u Rwanda na gahunda za leta, ni nk'iki cyabaye imbarutso yo kugira ngo wumve yuko wakora n'indirimbo zisanzwe? Ngira ngo ikintu cya mbere ni uko njye ntabwo inganzo nyitegeka, yarantegeka, kubera ko nyine aho inganzo inyerekeje niho ngana. Cya mbere kugira ngo nkore izi ndirimbo zivuga ku buzima busanzwe, nabanje kureba ubuzima nyine abantu babamo. Hari abantu nk'indirimbo uragiye ivuga ku mugabo yari afite akazi, akajya ava mu kazi, amafaranga avanye mu kazi kugira ngo ajye mu rugo yite ku mugore n'abana nyine, kuko umugore n'abana baba basigaye mu rugo bategereje icyo umugabo nk'umugabo mu rugo agomba gukora, agafata ya mafaranga ahubwo akinyurira mu kabari, yirengagije ko mu rugo hari umugore n'abana nyine bakeneye ko abitaho nk'umugabo. So rero niyo mpamvu natekereje no kuri iyo ndirimbo ivuga kuri ubwo buzima, kubera ko ni ibintu tubamo mu buzima bwa buri munsi. Yes, navuga yuko wagiye ukora indirimbo nyinshi, wagiye utaramira ahantu henshi hatandukanye. Ariko se wumva noneho nyuma yo gutangira no gukora indirimbo zisanzwe, icyerekezo cy'umuziki wawe ni iki? Icyerekezo ni icyo natangiranye ntangira umuziki, ni nacyo mfite nonaha, ni uko umwe mu bahanzi Afurika cyangwa Afurika n'u Rwanda bifite uheshesha nyine Afurika ndetse n'u Rwanda. Nk'ubu ngiye gutangira kuririmba no mu zindi ndimi, Icyongereza, Igiswahili, Igifaransa, kugira ngo nyine niba u Rwanda rwarateye imbere mu bikorwa by'iterambere, n'umuziki uba ugomba gutera imbere. Yego. Ni muhe muhanzi ufatiraho urugero wakubereye nk'ikiraro cyo kugira ngo winjire muri muzika kandi wumve yuko ugomba kuyikora? Hano mu Rwanda cyangwa hanze yarwo? Mu Rwanda ndebera kuri bari abahanzi nyine bagiye bambanziriza, barimo nk'aba Mavenge Sudi niwe wanyigishije gitari, barimo nk'aba Makanyaga Abdul, barimo nk'aba Byumvuhore, abahanzi nk'abo. Doni bo urebera niwe ufatiraho urugero? Yego, ariko bitabujije ko no mu bahanzi b'ubu ngubu hari abo mbona nyine nkabona ko ari abahanzi u Rwanda rufite kandi beza. Abo hanze se bakumotiva n'aba? Hanze ngira ngo ni Lucky Dube niwe muntu wanyinspiraga, kubera ko ari uburyo nyine yaririmbaga ku buzima busanzwe cyangwa no ku bundi buzima, nkumva ari mu bahanzi nyine nkeneye kumva. Barimo nk'aba R. Kelly ndetse n'abandi, ariko nyine abo babiri R. Kelly na Lucky Dube nibo bahanzi igihe numva hanze rwose numvaga nkumva baranyanspira. Ari nk'igihe umuntu aba afite impano ariko yumva muri we atari izamutunga, cyangwa se yumva nta busobanuro bunini ifite mu buzima bwiwe, umuziki usobanura iki mu buzima bwa LIMU? Umuziki cyane ko buriya umuziki impamvu ni njite gute se buriya ni iby'umuryango. Ni iby'umuryango, ntabwo ari ibintu byanjye gusa, cyane ko buriya mfite n'abandi bantu mu muryango. Nko mu bisekuruza byanjye harimo abantu bakoraga nyine ibifite aho bihuriye n'umuziki, nubwo wenda usibye umuvandimwe wanjye Intore Tuyisenge niwe ukora umuziki. Mu bisekuruza byanjye harimo undi muntu nawe wavugaga amazina y'inka. So rero urumva umuziki cyangwa ubuhanzi mu muryango wacu burimo. Yego, ntago ari ibintu nyine ntangiye nonaha, cyane ko buranatangiye umuziki muri za 2012 nibwo nagiye muri studio bwa mbere, ariko noneho mbere yaho nibwo natangiye kuririmba. Ntabwo nzi ngo ni muhe mwaka, ariko icyo nibuka neza nige nagiriye muri studio bwa mbere. Wenda ukomoje kuri mukuru wawe Intore Tuyisenge, navuga yuko ni izina ritoroshye muri muzika nyarwanda. Afite uruhe ruhare mu muziki wawe? Ngira ngo ni n'umujyanama wanjye wa hafi. Umujyanama wanjye wa hafi, ni n'umuntu nawe mfatiraho urugero mu bahanzi nyarwanda. Wenda nubwo ntigeze mbavuga bose, ariko nawe ari mu bahanzi nyine mvuga nkabona ni beza. Wenda ntago ndagira amahirwe yo kugirana ikiganiro nawe, ariko n'umwe mu bantu uburyo binjiye muri muzika bakahita bamenyekana, bakahita bagera kuri success, ni ibintu navuga bigoranye kubibona. Ariko wenda nkawe uri muri umuntu nawe mwarabanaga, wavuga yuko abikesha iki? Ntago nabimenye. Ku ruhande rwa ukuntu ubana n'umuntu
ukavuga ati nubibone kuriya kugira ngo wenda agere hariya byaramuvunnye yarakoze cyane, cyangwa se ni umuntu ufite impano idasanzwe. Ibyo byose wowe nk'umuntu mubana na mbere umuzi na mbere y'uko aba umuhanzi uzwi, ari nk'ukuntu uvuga ati kugira ngo agere hariya wenda ntabwo ari ibintu byamutunguye, yarabiteguye. Donc nicyo niko kubaza icyo abikesha kuba yaraje kuri ya indirimbo imwe abantu bakahita bayikunda ikahita imuzamurira urwego agakomeza. Wenda ntabwo nabivuga nka nyirabyo, anabizi cyane kundusha, ariko ngira ngo kimwe mu bintu muziho ni umuntu ugerageza kumva inama, ni umuntu wagira inama nyine. Tuvuge hari ibyo ushobora gusanga arimo gukora ukamubwira uti nyamara ubigenje gutya, njye niko muzi, ariko kubera ko n'umuvandimwe ubigenje gutya byaba byiza kurushaho. Yumva inama kandi akicisha bugufi. Ni nk'izihe ntego cyangwa se ni nk'iyihe mihigo LIMU afite nko mu myaka 3 iri imbere? Donc nko muri 2022 LIMU yumva azaba ari hehe, umuziki uzaba umeze ute? Uzaba uri heza, ngira ngo ntabwo nahita mbitangaza none kubera ko ntabwo ndi Imana. Ni imihigo nyine, nanjye niyo mpamvu imihigo nahiga kimwe nuko nyine ni imihigo nyine umugabo wese aba agomba guhiga ibyo azageraho. Ngira ngo kimwe mu bintu ndimo mpiga no kuba naronshinga bikunze, ariko yego. Ubu indirimbo zimaze kuba zingahe? Album ya mbere yararangiye, indirimbo 18 sinayironshinze kubera cya kibazo cya mikoro. Ariko iyi myaka yindi iri imbere ndateganya, kubera ko natangiye gukora album ya kabiri. Ya mbere ari indirimbo 18, natangiye ya kabiri natangiye kuri indirimbo Ragiye. Nteganya kuzafata ya album y'indirimbo za ndirimbo 18 nkayihuza n'iya kabiri, noneho nkareba indirimbo nshobora kuronshinga nkayitira album ya mbere. Okay. Tugana noneho rero ku musozo nyirizina, ufite wenda nk'indirimbo nka zingahe watura nk'abafana bawe cyangwa n'abandi nubwo zazitari zawe, ariko nyine ukadushyiriraho mu mirya natwe tugasusuruka? Ari indirimbo nanjye wenda ngerageza nkunda kubera yuko nyine abahanzi bazanditse wenda bamwe ntibakiriho, ariko nyine zasigaye mu matwi y'abantu, nangwa nanjye ziracyandimo. Niyo mpamvu uvuga ngo iyo ndirimbo nayiririmba. Ni indirimbo yitwa Habwa Impundu, niyo mugabo Filimo. Ntabwo wenda nayicuranga nka nyirayo, ariko ndayikunda, ndayicuranga mu buryo bwanjye. Kora neza ukabishimirwa, ntibigira uko bisa. Ukora neza bituza umutima, bikaduhesha umugisha. Ukora neza tubiharanire, tuzabona ingororano. Niyo zitabiza hamwe isi, duharanira iz'ijuru. Habwa impundu, habwa impundu, habwa impundu shimirwa. Habwa impundu, habwa impundu, habwa impundu warakoze. Umukiza wacu Kristo aracyatubera urugero. Nta rwangwa afitiye ab'isi, yifuza ko bose bakira. Ukora neza tubiharanire, tuzabona ingororano. Niyo zitabiza hamwe isi, duharanira iz'ijuru. Habwa impundu, habwa impundu, habwa impundu shimirwa. Habwa impundu, habwa impundu, habwa impundu warakoze.